Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe nanje Arsene Ndikumana. Iki ni kiganiro Uwiteka yadusize ku mutima kugira ngo dukomeze gufatanya n'ubwoko bwayo n'abana bayo mu gusenga. Buri munsi tuzoza turakorana ibihe byiza byo gusenga, akanya gato, iminota 4 gusa yo gusenga. Ndizera ko Uwiteka azokomeza kutugirira neza. Turi mu cyumweru kidasanzwe, icyumweru twise ngo ni icyumweru cyo gusenya imyuka cyangwa se imbaraga z'ikuzimu, imbaraga z'abadayimoni zibuza ubuzima bwacu gutera imbere, zibuza kwakira ibisubizo byacu biturutse Kuwiteka. Nagenda kwibutse ngo umukristo wese ari mu ntambara y'umwuka, ari mu ntambara. Tugomba guhora tugabye, turi maso, tugwana n'imbaraga zose zishakisha ubuzima bwacu. Igihe cyose wemeye kuba umukristo, hari imbaraga zihaguruka zikagwanya ubuzima bwawe. Igihe rero utabisobanukiwe, igihe udahagaze mu cyuho, igihe udahagaze Imana igushaka, izo mbaraga zituma utabasha kubona ibisubizo by'ibyo wasengeye. Haleluya. Ijambo ry'Imana turi busengeremwo ryanditse mu gitabo cya Daniyeli igice cya 10 uhere ku murongo wa 12 kugeza kwa 13. Bibiliya iratubwira ngo Daniyeli agitangira gusenga, haleluya, ngo Imana yumvise gusenga kwe, imwoherereza, imurungikira ibisubizo by'ibyo yasengeye. Ariko ibisubizo ntibyashobotse kumugeraho kubera iki? Kubera ko hari imbaraga zafashe ibisubizo bye, byafashe umugisha we cyangwa se guhishurirwa yaragiye kwakira, bituma atabasha kubibona, bituma atabasha kubigeraho. Kubera iki? Hari imyuka yafashe ubuzima bwe. Nibyo Paulo yatubwiye iyo usomye mu gitabo cya Efeso igice cya 6 umurongo wa 12. Bibiliya y'igifaransa iravuga ngo car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Uzagusanga hari imyuka mibi tugwana nayo, hari imyuka mibi idushakisha, hari imbaraga za Satani tugomba kugwana nazo, tugomba guhangana nazo. Izo mbaraga iyo tudahagurutse ngo tugwane nazo, iteka ryose zihora zigwanya ibisubizo byacu, zihora zigwanya imigisha yacu. Umukristo rero agomba gufata ibihe byo gusenga kugira ngo akubite hasi izo mbaraga, akubite hasi iyo myuka mibi ikontorora ibirere, ikontorora ubuzima bwacu, ikontorora ahantu utuye. Iyo udasenze, izi mbaraga zirakunesha, izi mbaraga zirakugwanya, izi mbaraga zigusubiza inyuma, izi mbaraga zituma utabasha kwegera Imana, utabasha kwakira ibisubizo bivuye ku Mana. Nshuti yanjye uri kuranywa muri kano kanya, ndagusaba kugira ngo ufate ibihe byo gusenga, ufate ibihe byo kwinginga Imana. Imana irifuza ko duhora tuyisenga, Imana irifuza ko tuyisaba, kubera ko ni data, ni umubyeyi wacu. Iyo tubaye maso tugasenga, Imana itugira neza. Reka ngusabe muri kano kanya ufata akanya usenge, watura imbaraga z'Imana ku buzima bwawe, ku byawe, ku bana bawe, ku gihugu cyawe. Usenye ino myuka tugwana nayo yanditswe mu gitabo cya Efeso 6 kuva ku murongo wa 12. Imana ibagire neza mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, turagushima kuri Imana igira neza. Urakoze kubw'umuntu wese turi kumwe, umuntu wese akarumva ino sengesho na rino jambo. Mwami, umugenderere, imbaraga zigwanya ubuzima bwe zitsindwe, zikubitwe hasi, zinanigwe mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zafashe ibisubizo bye, imbaraga zafashe umugisha we, imbaraga zafashe business we, akazi ke, muri kano kanya Mwami, reka zikubitwe hasi, zineshwe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana igira neza. Turagushimiye ko mfite gusenga kwacu, umugisha wawe ku buzima bwacu no kuba twumva bose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Uwiteka abagire neza. Ndabasaba kugira ngo musangize abandi ubutumwa bwiza, mukoreshe ya partage, subscribe kugira ngo mukomeze kwakira ibiganiro byacu. Mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Shalom shalom.